bameyazi bari hehe muranyumva niki kibazo niki kibazo umuntu yahora asubiramo buri munsi niki abana bakirwa ku mihanda ntibajye mu mashuri twarashyizeho uburyo buri wana wese agomba kujya mu ishuri ikibazo niki nuko mukorana nabo mudashaka mutishyiriyeho hagira usubiza ndabaraza hano ni mutansubiza turashaka igisubizo kugeza aho tukibonera mumbwire bakoze nyakubahwa perezida wa repubulika uko mugenzi wanjye yabivuze nibyo koko ikibazo turakizi kandi turakibona munabitubwiye inshuro nyinshi ariko nyakubahwa perezida wa repubulika hari ingamba twafashe twihaye n'igihe ndetse n'abayobozi bakuru bari aho abandi barabizi twatangiye ibiganiro nabo bireba bose mu biganiro jya mu bikorwa hari n'ibikorwa bihaye igihe nyuma y'ikindi gihe dukomeze rega ibyo mvuga bimaze imyaka ntabwo hakiri igihe cyo kujya kuganira twihaye igihe nyakubahwa perezida muganira ibiki se ko mubibona mutajya mu bikorwa nta bikorwa mu kuganira iki muraganira ibiki bitazwi murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika nk'uko mubivuze igikwiye ni uko dusohoka mu biro kuko mu nzego z'ibanze ubundi mubikoramo iki haba harimo iki hari iki mu biro mukoramo bibahezamo mubara amafaranga yababanye menshi reka nze mbegere niba ari byo mushaka murabibona ntimubibona birahari kubera iki microphone we shaka kumvikana muraza kunyihanganira narambiwe amadisikuru ntabwo nshaka ko tuganira so mumbwire ikibazo ni iki niki nta nubwo mwumva nonese biriya byo murabyumva iyo murandeba murambona muranyumva bameyazi bari hehe muranyumva niki kibazo niki ikibazo umuntu yahora asubiramo buri munsi niki abana bakirwa ku mihanda ntibajye mu mashuri twarashyizeho uburyo buri wana wese agomba kujya mu ishuri ikibazo niki nuko mukorana nabo mudashaka mutishyiriyeho hagira usubiza ndabaraza hano ni mutansubiza turashaka igisubizo kugeza aho tukibonera mumbwire abandi nidutaha mwe muraza gusigara hano aho muri bugiye mutansubije ikibazo kibiki ntabwo mujya kureba abo muyobora ntimuzi uko babayeho ariko ku kibazo cya mbere ntaho gihera
uyobora abantu adashobora kugira icyo avuga iyo bamubajije ubwo nyine niho ikibazo cya mbere kiri, ariko nababwiye ngo ntabwo muri buva aha ngaha mutanshubije, twebwe turi buhave ariko mwe ntabwo muri buhave. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Microphone ntabwo zikora, none akoresha iyo ngiyo. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nk'uko mubitubwira ibibazo turabibona kandi mwarabitubwiye inshuro nyinshi n'abayobozi batandukanye barabitubwiye, ariko nyashobora kwemeza nyakubahwa Perezida wa Repubulika ko twagize uburangare bwo kuba tutaragiye tujya mu baturage nk'uko mubivuga, tukumva ko gukoresha inama bihagije, ariko ubu ngubu aho tugiye turi mu baturage tubasanga mu ngo zabo, nubwo tubona twaragize ubukererwe ubona ko bishobora guhinduka. Ngiye nuko mbibona kandi nawe umwanzuro twafashe. Abandi kubiri hose ariko barabizi by'abaturage bararana n'amatungo kirwara amavunja mu Rwanda basigaye bavuga rwa mbere mu bintu byinshi ku isi. Ubu murashaka bavuga no kurwara amavunja iyo mushaka, ikibazo ni iki? Ubu yabavugiye yarangije, mwe nta bindi mufite kuvuga, murashaka kurwara amavunja. Yes, Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, uko mugenzi wanjye yabivuze nibyo koko, ikibazo turakizi kandi turakibona, munabitubwiye inshuro nyinshi, ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika, hari ingamba twafashe twihaye n'igihe, ndetse n'abayobozi bakuru bari abandi barabizi. Twatangiye ibiganiro n'abo bireba bose. mu biganiro jya mu bikorwa, hari n'ibikorwa bihaye igihe, nyuma y'ikindi gihe dukomeze. Rega ibyo mvuga bimaze imyaka, ntabwo hakiri igihe cyo kujya kuganira. twihaye igihe nyakubahwa Perezida. Baganira ibiki se ko mubibona, kuki mutajya mu bikorwa? Kuki nta bikorwa mu kuganira iki? Uraganira ibiki bitazwi? Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nk'uko mubivuze igikwiye ni uko dusohoka mu biro, kuko mu nzego z'ibanze. Ubundi mubikoramo iki? Haba harimo iki? Hari iki mu biro mukoramo bibahezamo? Mubara amafaranga yababanye menshi, ni ukongera tukajya kwegera abaturage kurushaho, kuko mugomba kwegera abaturage. None z'ubundi abaturage babashyiriyeho iki? kuko nyakubahwa Perezida wa Repubulika mu nzego basimbukiye mu barenge mu banyure hejuru, nk'aya mashanyarazi yajyaga banyura hejuru, bakavuga ngo bayabona banyura hejuru gusa, ariko bo ntabwo bajya bayabona. Niko namwe mugenda nk'ayo mashanyarazi mubanyura hejuru mukigendera. Ubu rero ndiho ndabibutsa ngo turaza kurwana muri iyi minsi bose mubyitegure. Ubu ariko nzabageraho nabanje kurwana. Hari abandi bantu ndwaye hano nabo, abaminisitiri ureba nabo ntabwo bandusha imbaraga, nabo ndaza kurwana ndabo. Badakurikirana nabo. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ikibazo kirahari, turakizi, twarakimenye, tugisaba imbabazi ku makosa agaragara. Ariko mukimenye ryari? Niyo mukimenye ejo bundi, ikintu kimaze imyaka 10-15 tukivuga. Tugiye gushyiramo imbaraga nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nk'uko mubivuga ni ikibazo gikomeye kandi ubu twahagurukiye. Mu kwezi gushize abayobozi batandukanye bacu nabo twakoranye umwiherero. Mu by'ukuri navuga ko bafashwemo ingamba ko muri ukwezi kwa gatanu tutakabaye tukibana n'uyu mwanda mu baturage bacu. Ubu rero twarahagurutse kandi turizera ko
mu by'ukuri iki kibazo tugiye kurangira kuko kimaze kurambirana. Murakoze. ariko ubundi murawukunda uwo mwanda mushaka kwibanira nawo mwumva kubana nawo ntacyo bitwaye ugomba kurangira nyakubahwa perezida n'abo baturage bacu barwara izo ndwara zishobora kwirindwa nabyo mukabana nabo bigomba kurangira. Minisitiri Kaboneka, Minisitiri wa Local Government, nawe uzi inshuro nawe nkakubaza ukambwira ndetse ukajyayo mukabona ikibazo ni iki, nshaka kucyumva mbere wenda ndashaka kugira ngo mbanze numve ikibazo umuntu arwana nacyo kwitera. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika, nk'uko mubivuga tubivuganye kenshi, mubitubwiye kenshi, twagiye kenshi hariya kuganira n'izi nzego ndetse n'abaturage, ariko ikibazo gihari mbona gikomeye